ufashe elayo ukayivanga na tungurusumu ukabisyana, uwo muti ukoze si umuti gusa ahubwo uhindutse nk'urukingo. Turi mu gihe aho kanseri guhitana benshi, ariko ngiki igisubizo nguru rukingo. Elayo ni amavuta wakwisiga agatuma usa neza, ni amavuta warya akakurinda kanseri, akakurinda umutima, akakurinda igifu. Ese wari uzi ko n'imyate buriya ari uburwayi bw'uruhu? Nabyo rero kuri elayo ibasha kuba nayo yavura imyate. Fata pome imwe, ufate udeki 3 twa tungurusumu, ufate indimu imwe, nurangiza ushyiremo ibiyiko 2 bya elayo. Iyi salade uyirye cyangwa se ubisyane ubikuremo nk'umutobe cyangwa ji. Hano ubukoze ikintu gikomeye cyane. Ni umuti, ni urukingo rw'ubwonko, haba mu gusaza, haba mu kwibagirwa vuba. Ibintu turya bikaryoherera akanwa, biriya nibyo birangiza ubuzima bwacu. Simvuze ko ibintu byose biryoha ari bibi. Ubasha kuba wayafata ukayiboroshesha cyangwa ukayikoresha mu buryo bwo kumenyo, nk'uko n'amakara umuntu ajya yakoresha mu gihe yanoye. Abantu nyine bafite nk'ubushye ku mubiri cyangwa se ku bindi bisebe, aho ngaho biragenda bigakira neza, kubera ko elayo izwi mu komora ibisebe. Noneho kandi ikindi cya kabiri, aya mavuta azamura ibinure byiza mu mubiri, mu gihe andi mavuta yo aba afite ibinure bibi. Noneho yahubwo azamura bya binure byiza mu mubiri, akanatwika noneho na bya bindi bibi. Ku barwayi b'inzoka, aha niho ibanga riri. Mu gitondo fata amazi y'akazuyaze, nurangiza ushyiramo ibiyiko 2 bya elayo. Ibyo byirukana inzoka mu nda, nk'uko na tungurusumu nababwiye uko bigenda. Ubundi niba ushaka gusa neza, mbere y'uko usa neza inyuma, banza bya bindi byakakugize neza inyuma ubishyire muri wowe ubirye, noneho ubone no kubyisiga. Icyo ukwiriye kwirinda noneho kuri elayo hari uburyo nyine ikorwamo ikaba yarangiza igihe. Kandi kwangirika kwayo ahanini biterwa no kuba ari nk'ahantu hashyushye cyane. Ahantu hashyushye cyane rero hangiza ibintu byinshi, ntabwo ari elayo gusa. Elayo ni amavuta wakwisiga agatuma usa neza, ni amavuta warya akakurinda kanseri, akakurinda umutima, akakurinda igifu. Noneho hari uburyo akoreshwamo, ukayavanga na tungurusumu, ukayavanga na pome, ukayavanga n'indimu. Ibyo nabyo turaza kureba ako karejime cyangwa ako gasalade uburyo ki kategurwa, noneho bya bindi byose ujye ubona bitari byiza ku mubiri bikaba ibyinshi byagenda bivamo bitewe n'aya mavuta gusa atangaje. Aha rero reka tugaruke kuri aya mavuta ya elayo. Ni amavuta meza cyane, ni amavuta mbese mu mavuta menshi niyo mavuta abamo wakoresha ku mubiri cyangwa ku buzima bwawe ntagire ingaruka akugiraho n'imwe, keretse igihe wayakoresheje nabi cyangwa ukayakoresha mu buryo bunyuranyije n'ukuntu aba ateganyijwe gukoreshwa. Rero aya mavuta ni amavuta azwi ku isi hose kubera ubuzima yongerera umubiri. Aya mavuta ya elayo azwi nka olive oil, ni amavuta akomoka mu giti cyangwa mu kimera cyitwa umwelayo. No mu Bibiliya nyine bajya bagaragaza ko bajyaga bayakoresha kera nko mu kwimika abami cyangwa nko komoza ibikomere. Noneho na wa mudamu bajya bagaragaza muri biba bigeze gusuka amavuta ku birenge bya Yesu, bivuga ko ayo mavuta yari aya elayo. Rero ni amavuta meza, agira vitamini z'umwihariko zigiye zitandukanye, ariko reka turebe. Igira nka vitamini E irwanya ubusaze bw'uruhu, ikarinda uturemangingo kwangirika, ikagira n'akamaro ku misatsi n'uruhu. Ikagiramo vitamini K. Vitamini K nayo ni umwihariko cyane kubera ko ifasha amaraso guhagarika kuva, ndetse ikagira uruhare mu gukomera kw'amagufa. Igira na antioxidante nayo ikomeye cyane, irinda indwara z'umutima, ikarwanya inflammation, ndetse ikongerera umubiri imbaraga zo kwirinda. Noneho hari ibintu nshaka kubahuriza ku biganiro twakoze ku gitunguru, dukora kuri tungurusumu, dukora no kuri pome. None uyu munsi turi gukora kuri elayo. Ndashaka kugenda mfata ibyo bintu byose twakozeho
mbihuze noneho urebe ikintu byatanga, urebe umusaruro byatanga. Fata pome imwe, ufate udeki 3 twa tungurusumu, ufate indimu imwe, nurangiza ushyiremo ibiyiko 2 bya elayo. Iyi salade uyirye cyangwa se ubisyane ubikuremo nk'umutobe cyangwa ji. Hano ubukoze ikintu gikomeye cyane. Ni umuti, ni urukingo rw'ubwonko, haba mu gusaza, haba mu kwibagirwa vuba, haba mu kwa kundi wumva ubwonko bushyuhirana, abantu badafata vuba, wa muntu usaza imburagihe ugasanga uruhu rwatangiye kuzana iminkanyari hakiri kare. Noneho ibi byose byakurinda kanseri hariho hose mu mubiri, birinda diyabete, bivura impyiko, kuko ubwabyo byifitemo ubushobozi bwo gusohora amabuye mu gasabo k'indurwe. Ubundi ni byinshi yavura. Noneho reka tugende tugira uko tubisobanura nabyo mu magambo yumvikana. Aya mavuta ya elayo ajya no kurishwa no kumenya, nko ku bantu bagira amenyo akunda kubarya cyangwa se kwa kundi nk'amenyo yawe nyine aba afite ikibazo, ajya gusa ukuntu amenyo agenda nyine akarwara, akazamo udukoko dutuma nyine asa nabi cyane. Icyo gihe nabwo ubasha kuba wayafata ukayiboroshesha cyangwa se ukayikoresha mu buryo bwo kumenyo, nk'uko n'amakara umuntu ajya yakoresha mu gihe yateguwe neza. Rero nko mu gihe uzi ko wariye uburozi, nabwo amavuta ya elayo urayakeneye, kubera ko ni amavuta afasha gusohora uburozi mu mubiri. Aya mavuta ya elayo avura inkovu, nk'uko nabyo tujye tubivugaho. Ubundi ngiye nanjye ukuntu njya nyakoresha, hari ufata nk'amavuta yo kwisiga noneho nkayafunguza elayo, nibwo buryo njye nyisigamo. Gusa nabishoboye ukayisiga ari yonyine nta kibazo, atuma rwose ugira uruhu rutemba itoto kandi ukirinda kuba rwasaza imburagihe. Buriya unafashe na bino bitunguru by'umutuku ukabivanga na elayo, warangiza ukabisyana cyangwa ukabiburenda, ukabishyira muri blender nyine ukabisya, noneho ugakuramo nk'umutobe cyangwa se ibintu nyine bifashe bimeze neza. Ya bindi ukajya ubifata nyine ukabisiga nk'ahantu wahiye, nk'abantu nyine bafite nk'ubushye ku mubiri cyangwa se ku bindi bisebe. Aho ngaho biragenda bigakira neza, kubera ko elayo izwi mu komora ibisebe. Ibyo ngibyo rero utanabishoboye ntago ari ngombwa ngo ukoreshemo ibitunguru, ushatse wanabyihorera noneho ugafata elayo gusa, akaba ari usiga nko ku bisebe, cyangwa se ugasiga nk'ahantu wenda urwaye nk'ise, abantu bakunda kurwara ibiheri, abantu bakunda kugira ibintu by'ibibarabara ku mubiri. Iyo wisiga elayo rwose ibyo bintu biragenda bigakira, ugasigara umubiri wawe umeze neza. Hano rero undi muti wakoresha, ufashe igitunguru kimwe, ni ibitunguru bino dukaranga twita oignon rouge, ugafata indimu imwe ukavangamo ibiyiko 2 bya elayo, ukajya ubikoresha ku igaburo rya kumanywa, ukabikora 4 mu cyumweru. Uba wivuye ziriya ndwara zose twagiye tubona n'ibindi, uba wivuye impyiko, uba wivuye umutima, uba wivuye igifu, ariko by'umwihariko cyane cyane igifu cyatewe cyangwa se gifite alcohol nyinshi, gifite za acide nyinshi, akaba ari igifu cyatewe no kunywa ikawa nyinshi, akaba ari igifu cyatewe n'ibirungo byinshi cyangwa se za vinaigre. Icyo gihe iyo ukoresha iriya salade, hariya rwose igifu uba ugiye gutandukana nacyo, ubwo burwayi bwacyo, umwijima bikaba uko nguko, impyiko bikaba uko nguko. Mbese elayo, indimu n'igitunguru, iyo salade wagiye ubikoresha 4 mu cyumweru, washaka ukarangiza ukwezi cyangwa ugakomeza ukabikoresha. Kwa kundi noneho uba ufite igisebe, wowe ufata amavuta ya elayo ugasukamo, noneho icyo elayo iba igiye gufasha icyo gisebe. Elayo irinda ama infection kuba yakwataka umubiri wawe aciriye mu icyo gisebe, noneho kandi icyo gisebe nacyo kigakira vuba, kubera ko elayo yomora ibisebe bigakira vuba. Aya mavuta rero ni amavuta yonyine warya ntagutera ibibazo, si ukuyarya gusa, ahubwo wanayisiga agatuma uruhu ruhehera neza, rugacya. Noneho ku bafite uruhu cyangwa se ku bafite wenda nk'uruhu nyine rugiye rufite ibisebe, rufite ise, rufite ibiheri, icyo gihe rwose iyo uruhu rwawe ruriho ama infection nko mu gisebe n'ahandi hagiye hatandukanye, aya ngaya ukayarya atwika ibinure byo mu nda, akomora ibyo bisebe, akarinda ise,
akarinda ibyo biheri, akarinda ibintu bigiye bitandukanye, bitewe n'uko yo yifitemo ubushobozi bwo kuba yarinda uruhu kudasaza cyangwa se kuba uruhu rwamera nabi cyane. Aya mavuta ntasanzwe kubera ko ku bijyanye n'igifu ni umuti ukomeye cyane, kandi kuyakoresha ntabwo bigoye, wayarya cyangwa se ukayisiga. Noneho ku bijyanye n'umwijima, arinda umwijima neza cyane, akarinda amara, akarinda stroke, bitewe no kuziba nyine kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, arinda kanseri, yaba kanseri y'umwijima, yaba kanseri y'amabere, yaba kanseri ya prostate, arinda gusaza imburagihe, agarura ubwonko kuri gahunda nk'uko nababwiye ibyateye. Noneho byagera ku mutima ho bikaba ibindi. Bitewe no kuziba kw'imitsi ishinzwe gukwirakwiza amaraso mu mubiri hose, wanayikoresha nka rabero, uyisiga ku munwa ikakurinda kuba wakumagara. Ese wari uzi ko n'imyate buriya ari uburwayi bw'uruhu? Nabyo rero kuri Elayo ibasha kuba nayo yavura imyate, hanyuma umuntu yirya akanayisiga bimurinda kuzana iminkanyari. Mbese muri magufi iyo uyirya igabanya umubyibuho, mu gihe andi mavuta yo uko uyarya niko yongera umubyibuho kandi wa mubyibuho udakenewe. Elayo rero yo ahubwo igenda igabanya wa mubyibuho ukabije ukirenga. Wa mubyibuho umuntu ajya abyibuha nyine ugasanga none ahubwo wajemo n'uburwayi, ama-obesite n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi ugisanga obesity akenshi na kenshi yagiye ituruka ku yandi mavuta cyangwa ibindi bintu nyine bifite ibinure byinshi. Aya mavuta rero anarinda n'ikirungurira, noneho ku bijyanye n'igogora rikagenda neza cyane. Noneho kandi ikindi cya kabiri, aya mavuta azamura ibinure byiza mu mubiri, mu gihe andi mavuta yo aba afite ibinure bibi. Noneho yahubwo azamura bya binure byiza mu mubiri, akanatwika noneho na bya bindi bibi biri mu mubiri. Ku barwayi b'inzoka, aha niho ibanga riri. Mu gitondo fata amazi y'akazuyaze, nurangiza ushyiramo ibiyiko 2 bya Elayo. Ibyo byirukana inzoka mu nda nk'uko na tungurusumu nababwiye uko bigenda. Uko Elayo ikoreshwa, icya mbere ukwiye kumenya ni uko ikoreshwa ari mbisi. Iyo yahiye cyangwa se wayivanze wayishyize ku muriro, umumaro wayo mwinshi uba watakaye. Ahubwo ikoreshwa wenda kumwe ibiryo biba bimaze nko gushya, ukaba wafata ugasukamo, cyangwa byenda gushya, icyo gihe irakora kandi nabwo igakora neza. Cyangwa se ukayikoresha muri salade nk'uko twagiye tubona uburyo ivangwa muri salade, noneho nabwo irakora igakora neza cyane. Ukaba nabwo wayinywa mu mazi, yaba amazi ashyushye yaba amazi akonje, nabwo Elayo irakora igakora neza cyane. Ubundi buryo ikoreshwamo noneho ni bwa buryo twavuze bwo kwisiga. Ubundi niba ushaka gusa neza, mbere y'uko usa neza inyuma, banza bya bindi byakakugize neza inyuma ubishyire muri wowe ubirye, noneho ubone no kubyisiga. Imbere haba hameze neza n'inyuma hameze neza, ugasanga ibintu ari byiza cyane. Icyo ukwiriye kwirinda noneho kuri Elayo hari uburyo nyine ikorwamo ikaba yarangiza igihe, ikazana nk'indi mpumuro. Icyo gihe iyo wumvise ugiye kuyikoresha kandi ukumva yarahinduye impumuro, ntabwo ari byiza kuyikoresha, kubera ko nyine urumva iba yaratangiye kwangirika. Kandi kwangirika kwayo ahanini biterwa no kuba ari nk'ahantu hashyushye cyane. Ahantu hashyushye cyane rero hangiza ibintu byinshi, ntabwo ari Elayo gusa, ahubwo ugerageza gushaka nyine ahantu hadashyushye cyane, noneho akaba ari uzajya uyitereka, kubera ko bishobora kuba byatuma yaba mbi, yahinduka ikaba ikibazo ku mubiri, aho kugira ngo ibashe kuba yagufasha. Turi mu gihe aho kanseri iri guhitana benshi, ariko ngiki igisubizo, nguru urukingo. Wowe ubwawe niba udakoresha ibingibi ndi kuvuga ahangaha, ujye umenya ko kanseri kuba yakwataka ni ibintu byoroshye cyane. Ufashe Elayo ukayivanga na tungurusumu ukabisyana, uwo muti ukoze si umuti gusa, ahubwo uhindutse nk'urukingo, ukajya ubirya. Ibyo byica imbuto z'indwara mu mubiri, noneho na za ndwara ziterwa no kuba warariye ibintu byangiza umubiri. Ku barebye ikiganiro cy'ubushize kuri tungurusumu part 2, nabivuzeho ko ushobora gufata tungurusumu ukayivanga na Elayo,
noneho nko ku bantu bariye amafiriti n'ibindi bigiye bitandukanye byangiza umubiri, ukabikoresha birinda byibura za ngaruka zose kuba zakugeraho ziturutse kuri bya bintu bibi wariye. Noneho rero iyo tungurusumu wavanze na elayo si ibyo bikora gusa, ahubwo iyo mvange irinda byinshi, ikarinda nk'umuvuduko w'amaraso, ikongera ubutaraga bw'umubiri, noneho iby'akarusho irwanya ikanarinda ibibyimba aho byaba byihishe hose mu mubiri, kandi ibyo bibyimba nibyo kenshi na kenshi bivamo kanseri. Ndashaka wongere wibuke iki kintu, igihe cyose cyangwa se inshuro nyinshi ibintu turya bikaryoherera akanwa, biriya nibyo birangiza ubuzima bwacu. Simvuze ko ibintu byose biryoha ari bibi, ariko akenshi na kenshi ujya usanga ibintu bikunda kuturyoherera, ibintu turya ukumva nyine urabyishimiye mu kanwa, biriya bintu akenshi bikunze kuturangiza. Buriya nabwo nzakora ikiganiro cy'amavitamine, nigeze no gusa naho nagikoraho, ariko nzabereka ko bino bintu biryohereye. Nka kuriya nk'igisheke ujya wumva buri igisheke kiba kirimo isukari nkeya cyane ugereranyije n'isukari iba mu kigori. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo babisobanukiwe. Rero kuba ikintu kiryohereye ntabwo bisobanuye ko ari icy'umumaro kuri wowe, ahubwo akenshi na kenshi ujya usanga bino bintu twebwe twita ko bibihiriye ari byo bintu ahubwo bifite umumaro ku buzima bwacu. Rero kuri ibi biganiro dukora hano nzakomeza ngerageze kuvuga iby'umumaro kuri wowe, uyu munsi nubwo utabyumva, uyu munsi nubwo utabikurikirana, ariko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuzabikenera bikaba byakugirira umumaro. Komeza ubane natwe mu biganiro byiza by'ubuzima. Niba wagize ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, byandike muri komenti, n'ubutaha reka tuzabone icyo tuzaheraho noneho tuvuga ku byo mwatubajije. Niba utarakoze subscribe uyikore, niba utarakanze kukazogera ugakandeho, nitujya dushyiraho ikiganiro ujye tubona notification yacyo. Imana ikomeze kubana nawe. Bye bye, dusubire ku biganiro bitaha.